rwose kakivuka noneho bajya guhinga igihe ari bahinga abagizi ba nabi baraza batwika akazu kajyamo uruhinja ubwo yewe inzira y'umwana bazayiruka atumwana wacu abarinda mu muriro wamwinjiye mu mbese inzu yose yahindutse ubuyobozi ariko yinjiramo aragenda agasanga ku buriri aragaterura arasohoka no hanze ariko arajya hose arangije ariko akana nta ntabwo maze bamujyana kwa muganga arakira ariko ibikomere n'ibyago arakomeza mbese kora umuntu wayitana agashako wenda wokejwe na sida noneho kubyo mbese umureba ukabona nta sura agira rimwe na rimwe ukabona ateye n'isebe ukabona mbese ukoze muri aho uraba warahinduye none umwana nawe arakura avamo igikobwa cyiza igikombe kirakubwira cyiza imana ishimira neza kiraneze modere kigiye muri kaminuza kirakomeje kirangije kibona mbese kirangije kibona n'akazi keza gitangira gukorera ikigali cyangwa n'ahantu mbese mu mujyi noneho cyajya kiribagina abantu bakimwe turashaka kuza kugusurwa inshuti none kumusura yagera mu rugo agatinda undi mubyeyi yarangiza akabwira nyina ngo cyumba gusa naho ariko uracu siwe ntabwo gusa turine n'ibyo rwamo dore yo kukumvise gusa ni kigali cyo gusubyo ubona ko ari ababyaye ikari dore ntabwo bitanabaho mu ngoge nta kintu umubyeyi aragenda yitwa niki abo byarenze agahinda gahinduka mwari muzi ko mwakoze afite ikofu yaje kugiza isize imbavu nyinshi z'amanywa n'iz'icumu n'iz'iberi n'imbazurukundo ari imisayo y'ibyaha
oya vuga Imana, vuga Yesu ntidushaka tuharare. Vugira Imana neza, yivuge neza murabikomeza. Abisirayeli bagiraga uwo bita abatambyi, bakagira n'undi bitaga umutambyi mukuru wagiraga manda y'umwaka kuva kuri Aroni wo mu muryango wa Lewi. Imana nibwo yategetse bari ku isi nabi, niyo mpamvu mugomba kwiga gutanga ibitambo, muzageraho mwita abatambyi, mugire n'umutambyi mukuru. Umutambyi wa mbere mukuru ni Aroni, narangiza baraza agasimburwa n'undi gutyo bizagenda bigeze he? Bati tuzageza ryari? Muzagenda ngo muhererekane, muzagenda mugere ku mutambyi mukuru w'iteka ryose kwa Kristo. Bati sasa mwebwe mutegereze ibyanyu, mwebwe mukore ibyanyu, mukore imirimo neza, mutangire ibitambo abaturage, hanyuma Kristo naza muzakora. Haleluya! Abahabu bose rero basimburaga mu bari w'Abaheri, basimbura Abeneyasi, birakomeza biraza no mu gihe cya Yesu haraciye imyaka 1,400 igikorwa gikorwa mu gihe cya Yesu. Hanyuma mu gihe cya Yesu rero muri icyo gihamya uwari utahiwe ni Kayafa. Ese tuzi Kayafa niwe wari utahiwe, ariko ikibazo Kayafa niwe Abisirayeli bose yewe na Kayafa ntabwo bamenye ko ari we uzahera urwo ruhererekane. Noneho Kristo aje ntibamenya ko yaje, ariko Kayafa akagira ngo makuru batega ngo Kristo yaraje kuko w'igihugu atari ntabwo bose nawe kugeresha ngo bitabayeho kugeza mbere yose agenda mu nzira y'umuheto. Ibi bintu rero burya urabona akantu Kayafa kugira ngo yishimire ko Kristo yaje, atangira kuvuga ati none yaza amande yanjye itarangira, ugasanga mvanye uzamushwa mukuru uzahebe niba natwe twaramba bwe twarayibuka cyane utazitanga tukanga Kristo kubera ko ubifite biki namwe haraho mwita utabiza mukabana Kayafa ngo yohereza abantu abo bati mujye kumufatira rero mujye kumuzana tumwice. Baragenda bagezeyo abasirikare boherejeyo basanga akora igitanda, basanga n'umuntu bapfuye, basanga n'umuntu umwega. Haleluya! Bagaruka bakijijwe ati ko mutamuzanye, ati nawe ugezeyo wakizwe. Igihe cyose kigeze niyo wizanye nawe wagiye kumuzana. Niwe wizanye yivana Galilaya n'abigishwa be baza ibe Yerusalemu mukuru. Icyari kimuzanye yaraje gupfa kuko byari byanditswe ngo umuhanuzi agomba gupfira i Yerusalemu. Araza ahageze ibintu byose bigenze bityo. Yuda kuko ari wari umunyamugi wamuhamenyereye abaratobotse, aragenda ajya kugambana, ajya kubwira ba Kayafa ngo ntamuzanye, bakuye ntamuzanye. Barishima tubwira ishaka yose tumura mpamvu ibiceri 30 mutayita yari menshi, niyo mpamvu yaguraga n'isambu. Amafaranga ku isambu ntabwo ari make.
baramufashe murabyitsa bamufata ndetse baramufashe bamujyana kwa Kayafa nawe wahereye igitero bamujyana kwa Kayafa mu rukerera bamugeze kwa Kayafa rero Kayafa akaba arabizi ko nta bireba bibone ibyo kumushinja ntabwo afite bashaka abagabo b'ibintono barabibona ingendo byari kugira ngo aburizemo umugambi w'Imana ariko ntibishoboka turajyana se ahubwo ake kashobotse niyo mpamvu ngo yicaye ku ntebe rero abo twari abanyarukiko n'abatware n'abandi bose baraza n'abaturage bareba tukomije bamuzanye Yesu imbere aramureba niba ndabona bamenye n'amaso ku matwi ati ni wowe wumvise ibyo abaturage bose bamukorera barimo kugushinja wumvise ntacyo ubizi urabivugaho iki hari ikicikira none se tubwiza ukuntu yavuze ngo urangije Imana ihora tubwiza ukuri niba ari we Kristo koko Yesu aramubwira ngo wakamenye ahubwo se bari babona iki mu minsi y'imbere muzabona umwana w'umuntu amanutse ku bicu bazamubona ko bojyawe Imana ishimwe cyane arayishishimura ikitobe cyaraziraga ibyo ukinisha ntawe atinyukaga gushishimura umwenda w'abatambyi washishimura ibitenge byawe washishimura ishati yawe washishimura kositime yawe ariko gushishimura ikanzu ya gitambyi ntibyabaga byemewe ko ntabwo yabaga ari iyawe yabaga ari iy'akazi ni nk'uko narakanga bafata iki bafunguye nkahonda hasi bavuga bati mbafashe waguze wawe abarayishishimuye ayishishimuye kuko yavuze ngo ntimurebe impamvu bishishimuye ati kubikora bitari bisanzwe ati binagira ngo mbere icyaha akoze uburyo ari icyaha mbere na mbere ubwa mbere arigereranyije avuze ko ari Kristo kandi atari baturage mwese murabyemera ko ari Kristo ngo oya muzi ko muri banyu byoroheye none murabona ibiganza murabona ko iki nabambe reka mubwire ikintu ndasobanura gushishimura ikanzu ye akayitangagura ni mumbaze ngo yasigaye yambaye iki guhita mutekereza yasigaye yambaye iki nk'abarayiki nk'abasivili bivuze iki hari icyo bita robize na purize ihererekanya mu mwaka urabona ningereje komeza Kayafa yahaye Kristo ibikurikiyeho n'ijambo guhera kuri Kayafa kugeza none aho umuntu utanga umukuru wa Roma ahubwo mu baheburayo baravuga ngo yaje aba umutambyi mukuru iteka ryose uburyo bwamuherekeje naki we ntabwo agira manda y'umwaka umwe ahubwo ni umutambyi Haleluya. mu kandi Asante papa. kandi n'ubwo umutambyi Urakoze mwana. wahera cyane wajyanye amaraso Shimwa. akayigiza hera cyane uko niko nawe ngo yagiye hera cyane ho mu ijuru amaze gupfa no kuzuka ngo yazamutse mu ijuru Haleluya. ajyana amaraso ye ahera cyane Haleluya. ngo none ni umutambyi iteka ryose haleluya haleluya nari kugira ngo nitwibuke imibabaro uburyo ngo warakoze Yesu kuduha ongera ubivuge cyane
agaciro cyane. Haleluya, haleluya. Imbabazi nayo ntabwo turi umupfume twibukira imbabazi. Imbabazi reka zivuge ku matoya ntabwo ari imoso. Imbabazi izo zongera cyane zongera zakane. Imbabazi yatangaje imbabazi. Iyo umutambyi mukuru yabaga asohoka hera cyane, Imana yatanze imbabazi. Yasohoka agateza amaboko akavuga mu gitabo cyarimo abaturage, Imana irakemeye, imbabazi zirabonetse. Turashimira Yesu ko yageze hejuru agatangaza imbabazi. ubundi umuntu yacukuraga baramutanga batereko yewe ahari muhora bategereje mu Kristo. Kiruza kibiri wayizanye tunayizanye hali okay mutapira zaidi wazanye tunara nazanye wazanye mu mutaki yireje bari ko mukene ko rwose rwose kumeze nayo abana bararwaye ubu rwose ko basumaka nta gahengira nta kuzandira kugati imbere ngo mwongere ko bitanga ibitambo ariko byo kuzana ibitambo cyo n'ibiro bitakubira ko ata kandi kugishaka ariko Yesu aravuga ko birahagije. Haleluya. Nakubereye igitabo iteka ryose naramupfiriye niwe ndasenga kuri icyo usabwa ni kimwe gusa nukakiruka wowe utamuteka ubuzima bwawe agaciro reka ngo dusoze amen dukwiriye kwibuka Yesu. Niyo mpamvu Yesu yabwiye ngo mwigishe hariho urujijo rukomeye tugeze ku musozi ntitushidikanya Imana. Muza gusoma mu gitabo cy'umugenzi tujye guhangana ubuzima bwawe n'abakristo bihanganye nabo. Oya rwose twashobora murumva neza. Haleluya. Nuko ndasoza. Haleluya, haleluya. Yesu yabaga jago kubigisha sinakubwira sinakubwira ngo nabaza ko bakore wasenge no marade peri ngo marade wari kurugu ngo nabaza kumenya ko batwisha ngo byari inyuma ngo nasobanukiye ko Yesu yari umuzungu ngo Yesu yari Isiraheli ngo natwe ngo dufite ibyago bacu ugasaba sinakwemene wagize igihe kirekire cyo kwibagirwa Yesu. Uyu munsi waramenye ngo tugereze